Reka tubasuze cyane tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Nizere ko mumeze neza cyane, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika, abatwumva rero muri ku mugabane w'Uburayi ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Amerika. Reka tubifurize kugubwa neza, ariko kandi tubaha ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu, ni tariki 10 rero z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024. Namakuru rero tugiye kugaruka n'ubundi kubikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma kandi tukaza kugaruka no makuru yibirebana na politike na diplomasi yo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma ikindi kandi tukaturi buze by'umwihariko kwibanda mu bijyanye n'intambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Birumvikana muri studio murabimaze kubimenyera, ntagomba ninjye nyine ndi kumwe na Sina Makosa. Sina Makosa aramutsereza amakuru yawe. Amakuru ni meza fighter. Igitondo cyiza rero kuri wowe. Gose ndabishimiye nawe igitondo cyiza kuri wowe. Hanyuma Sina Makosa ngira ngo ibintu birimo biragenda bihindagurika, uko bwije nuko bukeye. Ubu tuvugana mu by'ukuri inkuru igezweho nuko u Rwanda rwose rwiboneye amafaranga angana na miliyoni 270 z'amapaundi rwose zagatsi. Iyo bavuze ngo zagatsi, izo ziba ari iz'ubuntu rwose zidasubizwa. Ayo n'amafaranga mu by'ukuri u Rwanda rwamaze kwibonera. Iby'amafaranga ndaje mbisobanurira abantu benshi baraza kumirwa. U Rwanda rwose narabivuze, u Rwanda ni igihugu cy'Imana, ni igihugu Imana ikunda. Sina Makosa bitewe nuko rwose hari ukuntu bijya bigira gutya ibintu bikagenda neza. Ibyo turabigarukaho, turaza gusimbukira n'ubundi muri ibi bice birimo biraberamo intambara muri Kongo. Sina Makosa makuru dufite nuko muri iki gitondo hari uduce twabyukiyemo imirwano hano muri Masisi. Hano muri Masisi na gace ka Nyange, ubwo ni muri territoire ya Masisi naho habyukiyemo imirwano. Ubwo tugiye kubabwira ukuntu byifashe muri ubwo buce rwose, aho se bateye baturutse he, ese byagenze bite muri iki gitondo rwose imirwano irarimbanyije. Turaza kugaruka rero mu gihugu cya Kenya kubijyanye n'imyigaragambyo, ese bimeze bite, bihagaze bite, nubwo bisa n'ibicwekereye ariko mwoka byaramwe. Icyo mwamenya nuko iyi myigaragambyo ifite ibiyihishe inyuma, dore ko hari itsinda ryamaze kugaragara rwose ko ari ryo riba ribiri inyuma cyane. Iri tsinda ndetse bikaba binavuga ko rishobora kuba ryageze no mu gihugu cya Tanzania. Ese muri Tanzania baba bagiye gukora iki? Naho haba hagiye kuba imyigaragambyo, sinzi icyo bagiye gukora. Ibi byose rero turaza kubikuvira imuzi n'imuzingo. Hanyuma Sina Makosa, leta ya Kinshasa bahakanye ko Chad bagiye kohereza ingabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese niki babivuzeho? Nukubera iki babihakanye mu gihe nyamara tuzi ko ngo hari ingabo zigera ku 200 ziteguye gufata rutemikirere zikaza hano muri Asirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero tugiye kubikuvira imuzi n'imuzingo. Icyo usabwa ni ugufata agatebe rwose ugatera hasi cyangwa se hafi yawe ukeseya, ubundi ukadutiza umwanya utarenze iminota 50 cyangwa se isaha, tukabikuvira imuzi n'imuzingo. Amakuru yacu murabizi abagizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni update. Sina Makosa twahisemo kuzajya tuzigiriza mbere. Update zikaba zigizwe n'urugamba cyangwa se n'ibijyanye n'intambara yo muri aka karere cyangwa se hano muri East Africa, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igice cya kabiri tukatwibanda kubikomeje kugaragara cyangwa se kubiri kubera mu bice M23 iyoboye ndetse no mu bice FARDC irimo. Igice cya gatatu rero n'ubusesenguzi, tunagenda tureba mu bijyanye no muri aka karere k'ibiyaga bigari. Birumvikana ni mu bihugu bigiye bitandukanye aho hirya no hino. Sina Makosa ngira ngo nuko nguko ikiganiro cyacu kiba giteye. Nuko ikiganiro cyacu rwose kiraba giteye. Ubwo turahera rwose muri update, tugenda twakubita update mu bice byose uko byagiye biramuka. Twinagaza Masisi, tuva twikubita za Minova, tuva twikubita muri Goma, hose ndakeka turagenda twikozayo kugira ngo doreze abakunzi bacu amakuru yabyutse avugwa muri rusange. Abantu rero mutarakanda subscribe, nicyo gihe ngo mukande kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, kugira ngo ibiganiro byacu bikihagera muzajye mubona notification. Ikindi kandi yo kanze like ndetse na share rwose, inkuru zacu zirahagera YouTube ikavuga iti uyu muntu arabikurikira cyane, arabyumva cyane, bityo rero bagahita bagira batya rwose
bakaguhereza ikiganiro mu imbere. Ibyo nabyo rero like ndetse na share ntuze kubyibagirwa. Hanyuma sina amakosa nkuko twabikomoje, reka manze nsuhuze abantu bari ku mugani wa Amerika, by'umwihariko witwa ngo ni Mubirigi rwose, ari umuvandimwe witwa Mubirigi uvuka hara muri za Masisi. Ntutwari duherukanye, nabonye nteye yamba arambwira ati fighter rwose ko tudaherukana, ati nari naragize ikibazo cya telefone ye ngo bari barayibye amanimero arabura. Ubwo rero ngo sinzi ukuntu harebye kuri official abonaho nimero abarongera aranyandikiye. Mutarama rero ni umuntu uvuka hara muri za Masisi, ibijyanye n'ubwino hariya ababikurikirana ababifite nawe afite drone ze buriya hariya ibintu abikurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Mubirigi rero ndamusuje cyane, n'abandi mwese mukomoka muri Kongo, muri biriya bice bigiye bitandukanye muherereye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose, mwumve ko rwose mbahaye ikaze. Sinema ko twamanuka amakuru yacu tugahera mu bijyanye n'imirwano. Turahera mu bijyanye n'imirwano fighter nahangaha muri Nyange nivuga iri muri territoire ya Masisi, ikaba iri muri groupe Mabashari Mokoto. Ahangaha ni hafi ya za Busumba. Iyi Nyange M23 niyo ari yicayemo, niyo yirimo. Nyuma yuko rero imaze mu igihe ngo hari etat major yo kwa Jamari yaje ije kubatera. Ubwo subwo kwa Jamari kwa ziranyeshamba no bagira ikitwe etat major nangwa ni ibiri ni nyeshamba. Hano general ari wowe general se general wowe bazamwubakira ikiraro wowe uvuge ngo nawe ngo afite etat major. Seka ariko bivuga iyo etat major se bayibamo iminsi ngari kandi hamaze 23 yije ntibirukankaho. Urumva buri ikintu bita etat major ujye ugitandukanya n'ibindi bintu. Ndabari ikintu kiremereye. Etat major iri mobile igendanwa ntabwo ibaho. Abavandimwe rero ngo bakaba babagaho bita Mukengwa. Aha Mukengwa ngo niho ibirindiro bya Jamari biri, niho byabaga. Niho byabaga we niho bundi burugo niho yibera niho yinje. Yavuye hangaro za Mukengwa arazamuka za Nyange. Urumva nyuma yuko araje kugira ute gutera abasirikare ba M23 bari mwabiri abice. Banyuraho bita bibwe bava bibwe binjira hehe muri Nyange. Ni muri iki gitondo. Nyuma yuko bageze hano Nyange bahasanze abasirikare ba M23 ngo niho batangiye kubataka. M23 zinga ibintu yabakoreye. M23 ngo ikintu yabakoreye nuko yabaretse ngo bamanza kuza. Urumva baraza noneho benjira muri Nyange. Bamaze kwinjira Nyange M23 ngo icyo yakoze yayisisa niba gutangotikora nk'ikintu bita urumva ku buryo ngo yabakubise, imaze kubakubita ibamanuraho bita mu Kivuruga. Urabyumva? Bageze mu Kivuruga M23 ibona yuko itararekera aho ngaho, kuko yabonaga yuko ngo bari baje ari igitero, cyari igitero simusiga. Cyari igitero kiremereye. M23 ngo yari ifite abasirikare, yari ifite ngo n'agahinda, wari umusirikare wabo uherutse kwicwa. Yigiye hehe? Yagiye mu giturage, naho buryo ngo barimo abaturage bagiye babikira intwaro baba baramurashe. Urumva? M23 ikora nkete, ariko birangira nyine M23 zimu baturage isanzwe ibifite imikoranire n'abaturage, ibona ko nijya mu baturage wenda igakora nk'urugomo, baravuga ati namwe mutagiye gukora urugomo. Irabyihorera. Ibyo abasirikare baho ati none ubwo bibaye gutya ntukajye mutembera uko mwishakiye. Mujye mutuza, mujye mutembera uko mugize ute, mugiye mu kazi. Ndakubwije ukuri rwose ngo bita Jamari ava za Mukengwa rwose ariko zano za Nyange ibyamubayeho ntabwo bibaho. Ibyamubayeho Jamari n'abambari be abatazi Mukengwa rero. Mukengwa kugira ngo iyi Nyange ikikijwe n'ubusozi bugiye butandukanye. Ikikijwe na Kivuye, na Bibwe, na Mpati, na Cyogero, na Rwamwa, na Macumbi. Ubu ni ubuce bukikije iyi Nyange bari kurwaniramo. Ariko aho babamanuye naho bita mu Kivuruga. Babamanuye mu Kivuruga yo hasi ngo M23 ngo drone amakuru maze kumpereza ubu ngubu ndabona uri kumbwira ngo bamaze gufatamo bagera mu 8. Abazare ndo bamaze gufata kubafata ibumbe kandi kira cyama ni Nyatura buriya. Ni Nyatura. Ni Nyatura yo kwa Jamari na Inyasi. Inyasi yaragiye. Jamari rero ntibasigaye hari ari nka Kingi. Urumva? M23 rongo nyuma yuko abangaba bagabye ibitero
na ibintu bari kubakorera ni ibintu bidasanzwe bari kubatura umujinya ni nyuma yuko ubuce M23 isa naho yagenzuraga bidasubirwaho hariho Nyange Busumba Ryagoro urumva naho Mpati bari barahageze basa n'abasubira inyuma urumva baza ariko Impati nuvuga ngo iyi Mpati bayibagamo ariko ari mu nkengero zayo ntago baga mu centre yayo kumva niyi bibwe yewe bayigezemo nabaza gusubira inyuma kuko basubiye ahangaha bitanyange ariho babaga ubwo rero ikintu M23 iri kubakorera nahaza amacumbi ndi gukubwira bashobora kuhabarenza na hariya za Rwamwa bari bafite bakahabarenza urumva na haraza mucengo yayo hari birindiro naho ngo bashobora kugerayo indebo na za Cyogero oya ubundi yemo 23 muri gahunda bihaye sina makosa ntabwo bagatumye n'aba banyatura uyu Jamara akomeza kwidegembya bakamwirukanso cyangwa byaba ngombwa ne bakamubuza amahwema akagera igihe atangira gutekereza kuba yamanika intwaro cyangwa se yasiga ibi by'imitwe akagaruka mu baturage agatura cyangwa se akajoininga M23 agakomereza igisirikare cyiwe cyangwa se ibijyanye no kuba yakomeza kuyobora izi nyeshamba ziwe nabo bose bakajoininga M23 bakajya mu cyama kizima kuko nibirangira uko bigaragara sina makosa izi nyeshamba zose mwibuke ko zatangiye ziri gufasha FARDC ariko noneho zimwe na zimwe bagiye batatana urebye neza nuza kureba neza abakunzi ba Jeune Official nimuza kureba neza murasanga izi nyeshamba ntabwo zikiri ku ruhande zikiri kumwe na guverinema imitwe myinshi ntabwo ikiri kumwe na guverinema uyu munsi urasanga guverinema abenshi urasanga bibereye ahantu runaka n'izi nyeshamba ziri ahantu hazo runaka mu gihe muri kiragiye cy'intambara ikomeye bagifite ibice byinshi bigiye bitandukanye wasangaga bivanze ukumva ngabo kwa Jamari ngo na FARDC ngo batatse M23 ariko aho ibintu bigereye M23 yarabajujubije FARDC bisubiriye mu migi izi nyeshamba urabizi ntago zasubira mu migi zo zirongera n'ubundi ziyoboka ayo mashamba niyo FDLR igira icyo kumva ngiri muri za Rwindi nabo bajamari usanga ari muri ayo mashamba ari kuma barerekera mu ibyo bice bya Zawarikari yo ngiyo nabo ngabo bandi bumva ngo bari ngo izo nyeshamba ngo ziri kuri Masisi ku zone ariko nta FARDC ihari nizo zihari nabwo ziba ziteguye ko anytime M23 yazirukankaho zikamenengana amashamba urebye mu by'ukuri zino nyeshamba zisa nizasigaye zonyine ababaza rero tujya tuvuga buri gihe ngo bari kumwe na M23 na Plutôt na FARDC abantu babyumve neza abaza rero tuvuga ngo bari kumwe na FARDC ahanini usanga ari FDLR ahanini usanga ari babandi b'abaturage za nsoresore z'urubyiruko zidafite ikindi cyama zajya guhugiramo ugasanga nawo bazarendo bari kumwe na FARDC ariko abandi bose iyo mitwe yindi yose nyuma yuko urugamba rubananiye batsinzwe M23 bakinagije urareba ugasanga sina makosa bose bamaze gutatana bisubira bamwe mu mashamba bagenda ukwabo niki camaro cya Jamari kisanze cyagiye ukwaco nuza kureba urasanga kiririya cyonyine nta numwe FARDC subaje none nuza kureba hano muri Tongo urasanga icyama cya Mbetezi na semusi ya ntuza ya domi nabyo birimo ariko nta FARDC irimo aba ari ubuntu bw'ubukundi buri ahantu mwo hagati nko mu kirwa bwonyine ubwo rero urumva ko abangaba sina makosa urugamba rwarabananiye ariyo mpamvu duhora tubashishikariza tuti murimo muratakaza igihe cyanyu cy'ubusa mwakabe mufasha FARDC M23 kugira ibyo iyorganiza mukayijoininga mukagira ibyo mukora kugira ngo namwe muzabone muri bya bihembo kuri amafaranga kuri bya bihembo by'uko nyine nabo hari icyo bakoze none uzinga abangaba M23 bimara kubiringanyiza neza abangaba izabemera kujya mu gisirikare ntago yabakundira bagiye kuzasazira mu mashamba babe ngo hari ibisimba biryana hari muri ari amashamba ngo Zawarikare ngo uraryama ngo habamo ibintu bimeze nk'inzuki birakutwinguka harya ngo nibiki nibibari nibiki ibinwa birakutwinguka byumva ubwo rafayita ubwo subwa amashamba reka nze wenda sira makosa mbatandukanyirize ikinyeshamba bagiye kwinjiramo nicyo bari bamazemo igihe nicyo barimo mbese cyangwa se bari ayobora guhinduka meze nubango kurande rw'abazarendo sinyeshamba nubango muri iriya minsi sina makosa babaga ari inyeshamba
ariko bakaba bagera hano muri za Masisi ugasanga bibanira n'abaturage ari inyeshyamba. Urumva abazarendo oya wibita abazarendo ndashaka kugaragaza mbere yuko ayo 23 yobura intwaro wasangaga babaga bari inyeshyamba ariko bahehe baba mu baturage ariko ukumva nyine kwitwa nk'inyeshyamba ntacyo bimutwaye kuko yagera Igoma bishatse yajya hehe ibintu bikoroha yagera Kicanga bikoroha yagira ate yakenera kurara mu giturage akazana n'abasirikare yitwa ngo ni inyeshyamba ariko munyemerere bakunzi ba Eugene Official namwe nyeshyamba zirimo ziranyumva ndabizi ko bajamari mwamuduteza amatwi bambiteze nabande bose nabakagira iki kinyeshyamba mugiye kwinjira bo kizaba ari ikinyeshyamba gikomeye niba muzi ukuntu FDLR ibayeho n'u Rwanda niko namwe muzaba mumeze ariyo mpamvu hakiri kare mugifite uburyo nje numva mwajoyinga M26 mukava muri ubwo bunyeshyamba kuko ntabwo yo 23 izabemera ko muza hano muri Masisi ngo muri inyeshyamba ifite ukuntu ibintu byayo irimo irabiringanyiza ntago byakunda muzabiyo mu mashamba nayeregiza basangaye nureba nabi nahiza hagusanga igukinagize ikwambutse kujyana iyo ngiyo za harya ni muri za Chad ni za he ibyo bira bihugu biteranye na Kongo iyo hirya ni za Angola ngo iyo ngiyo na za Sudani niyo ngiyo ngo nizibari za Centrafrica iyo hose na za Congo Brazza niyo muzirukankira mu gihe kuzabinyeshamba ziyo ngiyo uzi guhigwa kware na za Angola ukumva ngo Jamari ngo bamufashe ngo nukumufunga ukumva ngo mbiteze bari kumuhiga urumva kandi buradisi baba bafite ubwo bitewe n'ibintu bakoze bakumva ko 23 itabababarira yababarira rwose ariko baba bafite ubwo buriya hanini nubwo bundi buri babarwana n'imitima bakaba bati twa joining ariko bitewe n'ibyo baba bazi bakoze kabati se twababarirwa oya muzemere niba naragufunga bazagufunga ibintu birangira fighter ku ruhande rwa barabanyatura joininga M23 biba byoroshye ahubwo ahantu bigoranira nuko usanga barabanye na FDLR cyane ikaba yaramaze kubashyira mu icyo bita ingenga bitekerezo cyangwa se icyo bita propaganda none ku rundi ruhande ikagenda ibangisha M23 bakabereka ko M23 ari abanyarwanda bakaruka ko M23 ari abantu batari abakongomani bari kuza kugira ute kubanyaga ibyabo urumva none iki kintu bamara kucishyiramo bakumva ko batakwifatanya na M23 kuko bamaze kugira ute bameze nkaho bamaze kubaroga ariko ubundi kumuzarendo utarigeze agira ahahurira na FDLR kujeninga M23 biroroha cyane twabonye bari uramu colonel bitagifaru urumva yari umuzarendo tuza abazarendo benshi bagiye bajoininga M23 urumva twabonye haraza za Masisi tujyara za Rubaya tujya no mu bindi bice twagiye tubona abazarendo bagiye bajoininga M23 bivuze iki aba nabatarashatse kwiyandurisha amagambo ya FDLR kuko umuzarendo wese wabanye na FDLR usanga rwose kugira ngo azumve M23 yumva intego zabo n'intombero bafite bumva bigoranye cyane ariko nk'umuntu uri harazagahira utarahura na FDLR kumukomve kumubwira ati dore ibyo M23 irwanira dore ibyo ishaka dore intego zayo arabyumva cyane Yasina makotwe twinjiye mu busesenguzi kandi turi muri update dukubite tubangura karagaciyemo karagaciyemo turi gusoza kuri inkuru rero ubwo nuvuga ngo hari rwose za Rwamwa ndetse na bira bice za Cyogero aho abazarendo bari basa nkaho bari baryamye nyuma yuko bagiye gucokoza M23 nayo bishobora kurangira habakuye ushobora kurangira habakuye rwose kuko ibyo bari bazi yuko bagiye gukora bazi ko M23 ngo burya hari ntambaraga yafite ariko basanze ko ibyo ari gukeka atari ko bimeze ubwo ibiraza kuva muri iyi mirwano kuko nanu biracyakomeje usibye ko bari kubirukansa rwose ubu ngubu turaza kubabwira aho baraba bagejeje mu masaha ari imbere ariko urumva yuko hari rwose ntago byoroheje naka na gatoya ya sina makosa rero Igoma naho mbere uko tuva muri update Igoma ngo ntago byigeze bigenda neza ngo ku munsi wejo imvura yakoze ikintu cyitwa amahajabu cyo bita massacre ya nimvura ngo yaguye rwose ejo mu masaha yejo akumanywa rwose kuva saa 3 nabonye ngo kuva saa 3 kugera saa 5 imvura yaraguye ari amazi yari yatangiye kubura bari kujya kuvoma ikivu ubanza yajije kubaha amazi haje ya nose ko naho yaje kwangiriza ibihari hari ahantu amazi imvura yarabuze neza gusa handi akaboneka gusa icyo twashima Imana nuko ngo muri
navuga iyi myuzure yageze hano muri mujyi wa Goma nuko nta muntu yabashije guhitana usibye ko hari amazu yabomoye hari amazu yabomoye ariko tubajije abariyo batubwira yuko ibijyanye wenda nuko hari abantu bahatakarije ubuzima ntabo ibintu biragenda bigenda neza usibye ko nyine ukumva inzu aho zabomotse nibyo mu nzu byose yaba byagiye ariko icyambere ni ubuzima dukomeza no kwihanganisha bariya bagize isangane bakagenda babura ibyabo muri ibi bintu muri iyi myuzure yagiye ibera ahangaha muri Goma. Hanyuma sina makosa rero twihute cyane tujye mu makuru ubwo birumvikana update tuzivuyemo duhite dusimbuke ariko tukiri hano Goma di nabonye ngo hari n'umukanishi muri aba bakanika ibi bijyanye n'amashanyarazi nabonye yagiye gukanika rwose amashanyarazi bamufatiye hejuru ni hariya muri Goma hano ku ntabwo ari umunyamwuga hara ku general ku bitaro byara ku general nabonye ari kumuhanura rwose yageze y'amashanyarazi aramufata ntabwo buri ari umunyamwuga ntabwo ari umunyamwuga bajya abantu harusimuka rwamubonye nta mukuru w'ikuzimu uyu muvandimwe nawe rwose akaba yitabye Imana akaba ari inkuru ibabaje ni nyuma y'uko ngo yaragiye rwose harango nimba ari kuri kanze ndebe ngaho abantu bahita ngo iki ariko ni hara ku general nabonye ari ku general rwose abo mapoto amanitse mbona rwose bamunaze hejuru mbona ari kwerera ubona ko ari ibintu nyine biteye agahinda ndetse binababaje ni nyuma y'uko yari ari kugira ngo agende ajye gufasha nibura bariya abantu baba bakeneye amashanyarazi hariya urumva rero ngo arazamuka nuko nyine nk'uko uri kubivuga yabizamutse nimba yabizamutse nk'umunyamwuga nibwo twabanga bizamutse ukundi kuntu ariko byarangiye rwose yinaze uretse ngiye no kukwereka rwose aho hari ukuntu yari ameze rwose hejuru ibyo birimo biraduteza sina makuru birimo biraduteza inkuru yigeraho wamaze rwose kwegeranya ibintu byegeranye neza sina makosa reka duhite twinjira muri iyi nkuru yo mu Rwanda nababwiye u Rwanda nyamara rushobora kuba rwiboneye icyo twakwita miliyoni 270 z'amapaundi z'agatsi cyangwa se rwose za bwerere nyuma y'uko hari amasezerano u Rwanda rwari rwagiranye n'igihugu cy'Ubwongereza mu bijyanye no gucura impunzi ariko biza kurangira amasezerano abongereza bayishe ibyo rero kandi nyaboneka iyo ibintu byagize gutya mwagiranye n'umuntu amasezerano akayica niwe ubuyishe wahibyo ntago bikugiraho ingaruka ntabwo bikugeraho nibikubiye mu by'ukuri cyangwa se ni amafaranga Ubwongereza bwatanze ku Rwanda muri gahunda yo gucura abimukira yabimukira mu by'ukuri bagombaga kuva mu gihugu cy'Ubwongereza bakaza mu gihugu cy'u Rwanda sina makosa hari abantu ngo bagiye bajya mu gihugu cy'Ubwongereza b'abanyarwanda ariko bakajyaho mu buryo abanyarwanda butuzuye donc badafite ibyangombwa bibemerera kubayo ariko ndakeka atari abanyarwanda ahubwo ni abagiye muri Bwongereza mu buryo butemewe ahubwo bashaka yuko babasabira ubuhunzi mu Rwanda bakaza kuba mu Rwanda bavuye mu Bwongereza kuko badafite ibyangombwa bibemerera gutura mu Bwongereza ariko ntago ari abanyarwanda ntago ari abanyarwanda reka nze twumve iyi nkuru iratubwira iki ni byatangajwe n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda yashimangiye ko igihugu cye kitazasubiza Ubwongereza amafaranga bwaruhaye muri gahunda yo kohereza abimukira binjiye muri iki gihugu binyuranyije n'amategeko urumva iyi gahunda ishingiye ku masezerano y'ubufatanye mu gukemura ibibazo by'abimukira no mu iterambere ku bukungu bw'ibihugu yashyizweho mu mwaka w'2022 iyo gahunda y'ayo masezerano nibwo yari yashyizweho urumva urwego rushinzwe uburenganzira mu Bwongereza rwagaragaje ko iki gihugu cy'u Rwanda cyahawe miliyoni 270 z'amapaundi kugeza mu mpera z'umwaka w'ingengo y'imari muri 2023 n'amafaranga yagombaga kugera muri mwaka wa 2023 urumva
nyuma yaho ishaka ry'abakozi niba ari ngo ni labor ritsinze iryo shaka ryitwa ngo ni labor ritsinze amatora y'abadepite tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 nyuma y'ayo masezerano bakimara kuyagirana ngo hari irindi shaka ryahise riza ryitwa ngo ni labor ngo riba ritsinze amatora mu bijyanye n'abadepite urumva ngo minisitiri w'intebe musha Sir Keyi Stani ngo ni Sa Keyi Stamari witwa ngo ni Stamari minisitiri musha Keyi Stamari yatangaje ko guverinoma sha itazohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda hakimara kugeraho iryo shaka rishya ryahise ritangaza ko ritazigera ryohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda kandi ayo masezerano yamaze kugira utari yaramaze gukorwa amafaranga baragize bate baramaze kuyatanga Fayita ibi ngibi byo ni ibintu bimaze igihe twagiye tubikurikirana kenshi n'ubundi kugira ngo abimukira baze mu Rwanda harimo ntago leta y'Ubwongereza babivugagaho rumwe wasangaga bamwe bavuga ati nibaze abandi tari ntibagende urumva ariko noneho wajya no mu miryango yiharanira uburenganzira bwa muntu ugasanga nabari gushyiramo imbaraga kugira ngo ababimukira batazanwa mu Rwanda ariko abandi bagashingira ko u Rwanda ari igihugu gifite umutekano urumva ko ari igihugu cyakagombye kwakira ababimukira bakabagira ute bakabaza kuhaba kuko ari igihugu gifite umutekano ndetse nta kibazo bashobora kuba bagira igihe icyo ari cyo cyose ndetse aha mu Rwanda ndetse n'amazu yabo yari yaramaze no kuzura n'amazu bari kuzasoreramo yari yaramaze no kuzura ubwo se abanyarwanda ntibarayaturamo aramara iki amazu yabo yarahari urumva icyari gisigaye rega n'igihe cyo kuza cyari cyaramaze gushyirwaho burangwa hari igihe hari amatariki y'intarengwa yaramaze gushyirwaho yuko abambere bashobora kuba bageze hehe bageze ahangaha mu Rwanda ubwo rero kumva yuko abangaba nyakubahwa rero Keyi Stamari rwose yavuze ati ntabwo abimukira bakigiye mu Rwanda urumva yagize ati gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yarapfuye ndetse yaranashinguwe iyo gahunda barayishinguwe ntabwo ikiriho ati rwose byo gutekereza orega ababimukira n'andi mango bazashobora kujya nimba babahereza na n'amafaranga ngana iki kugira y'imperekezo kugira ngo baze kumva bakamuha amafaranga ariko bakamuha n'inzo zabamo bura hari n'amafaranga bagombye mu Bwongereza bwagombye kujya bohereza ababimukira urumva cyangwa se izimpunzi bakaza ariko bagagira n'aya mafaranga wumva yo Bwongereza bwahaye u Rwanda ntabwo u Rwanda rwigeze ruyarya ahubwo rwayubatse mwayo mazu arayubatsemo amazu abimukira burararebye abona zatanga amafaranga menshi Abongereza se babonye bazabatanga amafaranga menshi ikibazo sa amafaranga menshi ahubwo ikibazo nuko batabivugagaho rumwe bimagina gukuntu umuntu ashobora kuva mu Bwongereza akagaruka hehe muri Afrika akaza kuba mu Rwanda urumva noneho bamwe bakaba bati igihugu cy'u Rwanda ni igihugu ngo kidafite demokarasi ngo kujyana impunzi ngo ntabwo ari sawa ariko ubwo ni babandi bagira ute batavuga u Rwanda neza babapingaye abandi baba batese ko u Rwanda ari igihugu gifite umutekano kandi igihugu umuturage ashyira kizana ni kubera icyo abaturage ni kucyo abimukira tutabajyanayo ko dufitanye n'amasezerano na leta y'u Rwanda urumva abandi bakavuga ati rwose ibi bintu ntago tubyemeye buriya bajwe mu matwi urukumva ko rero habayemo gusa nabaho batumvikana ku ruhande rw'Ubwongereza ariko u Rwanda rwo rwiteguye kubakira anytime kuko urukumva ko n'amazu bagombye kwakirirwamo yari yaramaze kuzura ubwo rero ahubwo nge ikintu kintunguye ni ukuba ibi ngibi rwose aya masezerano yashyinywe batashyize mu bikorwa bakavuga ati abimukira ntago bashobora kuba baza mu Rwanda ahubwo barakomeza kuba iyo bari cyangwa se babashakira ahandi baba ariko ya mafaranga nta nicyo hari umuntu ari bubone nta nicyo turi buboneho nayo mazu turi bukukana none se waruzi ngo bayahaye u Rwanda rujya kwakoresha ibindi byabo we bari bakishira amazu ariko inkuru gena nayikurikiranye cyane iyi nkuru bubatse amazu barubatse nk'amazu ngo nimba ari magana ngahe urumva ni amazu menshi cyane ubwo rero bayubatse ayo mafaranga utagira ngo wenda leta y'u Rwanda yarayariye ntabwo yarayariye ariko n'ubundi ayo mazu aracyahari da nanone nta kibazo ni umutungo w'igihugu haraba umutungo w'igihugu none byagenda bite ni umutungo w'igihugu ubwo leta nayo ifite uburyo irabikora kugira ngo abaturage babyungukiremo ariko ababimukira ngiye mbona yo baza
niho u Rwanda rwari kuba rubyungukiyemo kurusha uko batari kuza kuko n'andi maboko yari kuba kuko n'andi maboko none urumva hari kubaho n'imikoranire hagati y'abatuye muri iki gice ababimukira bari kuzamo urumva hari kubamo imikoranire kuko wenda nk'iyo ukubise n'icyumvirizo no muri ibice birimo impunzi ubwo turavuga izi nkambi zigiye zitandukanye usanga hari imikoranire hagati y'izi mpunzi n'abaturage ugasanga hari iki abaturage bafashe impunzi hari n'ikimpunzi zifashe iki abaturage ugasanga hagati harimo imikoranire naho rero byari kuzaba byiza ababimukira baza kuko hari kuba imikoranire hagati yabo ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Hanyuma rero sina amakosa dusimbukire mu gihugu cya Kongo n'ubundi twigarukire mu bijyanye na niba turi bugite ngo ni imirwano kubiri kubera hari ahantu aya tusimbukire muri leta. Hari amakuru arimo aratubwira ko sina amakosa rwose ngo witwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cya Kongo ngo agana n'ibinyamakuru ku munsi w'ejo ngo yabibwiye ko ngo ingabo za Chad ngo zitazaza hariya muri Kongo muri uru rugamba kurwivangamo cyangwa se kubafasha guhangana n'umutwe wa M23 ariko abisobanura avuga ko rwose impamvu aba basirikare cyangwa se izi ngabo zitazahaza ngo nuko izi ngabo rwose ngo zitari kubarizwa mu mutwe wa cyangwa se muri Sadeke hanyuma rakavuga ati se none niba batari muri Sadeke baza bate muri ubu butumwa bwa Sami DRC batero ibi ntabwo ari byo usaba milisenere ko bari muri Sadeke yabyise Sami DRC yabyise ngo ni Sami DRC kuko ari imirwano usanga iba yivanzemo niyo mitwe yindi ari ibintu bivangavangitiranyije abarundi se bari muri yo Sadeke nyine nibyo ndimo ndasobanura uyu mugabo iki kintu yakirengagije ntabwo yatekereje ngo Sami DRC kubera iki Sadeke yageze hariya iyi mission ikayita ngo ni Sami DRC. Iyi Sadeke yageze hano muri Kongo ibyita ngo ni Sami DRC kuko ngo hari hagiye kuba harimo imitwe igiye itandukanye ntabwo ari bo bonyine bari bagiye kurwana donc ni Sami baje basanga harimo n'izindi ngabo nyinshi bazabafatanyije guhangana ndetse zo muri FARDC n'imitwe iri muri RDC n'indi mitwe myinshi itandukanye bityo rero baravuga bati ntabwo bituri bubyite ngo ni Sadeke ahubwo ni Sami DRC. Ubwo rero ntekereza ko kuba Chad yanaza amahanga biroroshye cyane n'ubundi ni ibintu byoroshye cyane none se abarundi nabo bari muri Sadeke no so wazarendo bari muri Sadeke FDLR iri muri Sadeke yashwishwe rero aravuga ati rwose ibyo ya Sami DRC ntabwo tubirimo ati ntabwo iyi Chad ntabwo ibirimo ntabwo yaza kuri ubutaka ije guhangana gusa nyamara amakuru aremeza ko ngo banageze ahubwo bamaze kuganira ndetse ngo Gisekedi yabemere n'amamiliyoni y'amadolari ngo yemwe n'abambere bagezeyo rwose ngo hari amadolari amamiliyoni Gisekedi yemereye iki gihugu cya Chad ngo ari nayo mpamvu rwose ubona baje kwitamirira ariko ni nyuma yuko ngo abakongomani ngo bavuze yuko ngo President Paul Kagame ngo yategetse ngo Gisekedi kwegura ngo cyangwa atakwegura ngo akitegura kurwana inde nguritegura kurwana rwose abakongomani hariya n'amajwi nayumvishe urumva ngo muri ya nama ngo yabere Zanzibar urumva ngo President nyakubahwa Paul Kagame yarari yose nanjye ndikubyira ibyo nangwa n'ibya binyamakuru byo byirwa babesha bigeze bubwe yashiremo none se nigera bugiye kuyumvisha ngiye ko hana yampa mu gikari yumvisha abataraba badukurikiye reka yakumvishe buriya ni bya binyamakuru byaho biri kubakubita ibihuha ngabakongomani ngo bari kuvuga ngo felicitation Paul Kagame ngo kubera ngo yavuze ngo Gisekedi niyegure ngo niyanga kwegura ngo yitegure intambara ngaho shiraho twumva ubwo rero sinzi ngo ariko nukumubesha se ko mwiranama muri Zanzibar ibyo bindi n'abakongomani bivugira yarari wari uriyo ni Nduhungire Olivier Nduhungire niwe wari uriyo na James Kabarebe General James Kabarebe nawe yarariyo ariko Paul Kagame ntabwo yarariyo sinzi rero impamvu bamushyira muri ibi bintu reka nze ncakirijwe rwose ndibumvisha mwumva ukuntu abakongomani bari bati merci kabisa Paul Kagame cyabakundira ahantu bigiye rwose bahita bajya aho ngaho avuze ati ndaje reka nze ncakirijwe avuga ati kidukurireho ati dufashe udukurireho iki kidukurireho nze ncakirijwe rwose ndibahereze mwumve
mwumva abakongomani ibintu bibereyemo. Shiraho rwose twumve, shiraho shiraho twumve mu majwi, ubwo nanze kugira ikindi kintu igihe rero kiri gushakira ijwi. Reka manze mbwira abantu ko wenda mpite ngaruka gato cyane mu gihugu cya Kenya. Murabizi ko iki gihugu cya Kenya ni igihugu kirimo imyigaragambyo. Iyi myigaragambyo ikaba irimo ndetse n'amatsinda y'insoresore. Iri tsinda ryitwa ngo ni Generation Z. Mumve iyo dero no anasema Kagame anakatala kunegosie ngo biguba yuko noneho Paul Kagame yanze kuganira na Gisegeti walikuwa nayo kule ku Zanzibar. Inama bari bafitanye nawo muri Zanzibar. Anaomba Gisegeti dimisione. Noneho ngo Paul Kagame ari gusaba Gisegeti ngo yegure. Komesha hiyo ni dawa hiyo. Uwo ni umuti rwose bari kubaha. Sasa sasa kufanya mwenyewe kuna sema negotiation. None umuntu uri kuvuga ngo kunegosia ngo ibijyanye ngo no kwihuza ujue sasa lenye uko nako komesha rwose bari kubakomesha, bari kubumvisha. Kama nasema nafurahi benye Kagame nasema ndishimye cyane kubyo Paul Kagame yavuze. Nakatala na mimi sitaki negotiation. Ariko ati ntabwo nyene kuganira na Gisegeti, ahubwo ni yegure. Perezida wa nchi ya Rwanda anaambia Perezida w'igihugu cy'u Rwanda abyiwa ko ngo yegure, cyangwa se nimba yanze kwegura yitegure imirwano. Bari kumwumvisha rwose, bari kumuhereza umuti. Ubwo rero nutabizi namenye ubwenge. Nukubesha none se perezida ahari ahantu yari ahari ngo yavuze baziriza aho bivuye. Ariko ikintu kikwereka yuko abaturage ba Kongo bagiye gushyira igitutu kuri Gisegeti. Bagiye kumushyira igitutu rwose, bagiye kumwotsa igitutu. Ukuvuga ngo perezida ngo w'u Rwanda ngo yamubwiye ngo ntago akeneye kuganira nawe, ahubwo ni yegure cyangwa yitegura imirwano. Nose arajya kuganira nawe ubundi w'u Rwanda arajya kuganira na Gisegeti. Ikibazo ubundi perezida w'u Rwanda we yaravuze ngo ngenda ajya kuganira na Kongo iki. Ikibazo bagifitanye na M23. M23 n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abakongomani kwa. None nge bari kumenya ngo nge kuganira nabo tuganire iki. Hano nimba yanabivuga abantu bashobora kubyumva nabi. Hano wenda Paul Kagame ashobora kuba ati niba Gisegeti adashoboye kuganira na M23 niyitegura iki imirwano, kuko naniko M23 bagira ute bakubwira niyo siroga kuri ati nimba badashaka kugira ngo bumve ibyo dusaba babiduhereze nibitegura imirwano. Ubwo rero wenda Paul Kagame ashobora kuvuga ati okay nimba bataganiriye na M23 nibitegura imirwano, bakagira ngo wenda ni Paul Kagame ugiye kurwana na Kongo, ariko siko biri. Ahubwo ni M23 igiye kurwana n'iki na leta Kinshasa. Bageze korera ke bageze gati bageze wandabaga kuba kubita tabababari. Ubwo rero kumva ko n'uyu mugabo ati rwose ngo turagushimira Paul Kagame ngo kuko avuze ngo Gisegeti yego rero sarajya kumweguza niba mushizeho. Aramweguza niba mushizeho. Ubundi abantu bafite ubushobozi bwo kweguza Gisegeti ni abakongomani ubwabo. Abakongomani ubwabo rwose mushobora kuvuga ati ibijyanye n'ibyo turi kubona turakweguje, ntabwo dukeneye kutuyobora. Ko nta gihugu gifite uburenganzira bwo kujya kweguza undi mu perezida. Nuko nyine ari ibi bintu ubushaka nyine ari nka propaganda abantu baba bashaka kwinjiza mu banyekongo, babereka yuko ibiri gukorerwa hariya byose ari leta y'u Rwanda iri kubigira nk'uruhari. Ariko nyamara twashyira mu busesenguzi tugasanga leta y'u Rwanda nta naho ihuriye n'iki n'ibi bintu. Ubwo rero sinzi ngo biraza kuba bite, kuko urukumva ko n'abaturage noneho bamaze kuvuga ati niba bashobora kuvuga ngo perezida w'igihugu ni yegure cyangwa se niba ateguye yitegura imirwano, ni ibintu ubona ko byamaze gufata indi sura. Ariko ngo no bita Gasikira rwose nawe ngashobora kujyanwa imbere y'urukiko. Gasikira se kandi ngo yakoze iki? Ngo yaciye ngo bazarenda ibice. Ntabwo wibuka ko twaje tutangaza yuko Gasikira avuze yuko FDL zigomba kujya zataka zinyuza ukwazo, wazarenda nabo gacu kwabo na FRDC kwabo. Urero ngo nibyo byatumye Kanyabayonga ifatwa. Gasikira ko byaba bitoroshye. Gasikira rwose ntabwo yorohewe ngo nyuma yuko aciyemwe ibice wazarendo ndetse dore nguyu Gasikira ndamubona. General Gasikira
nyuma yuko aciyemo ibice wazarendo ngo ndetse agafata abazarendo nk'abantu banahakigenda urumva ngo akabafata nk'inkorabusa cyangwa nk'abantu badafite icyo bashoboye akabaca amazi cyangwa akabasuzugura ngo byaviriyemo Kanyabayonga gufatwa urumva none rero bivugwa yuko uwo bita Kazikira rwose ngashobora kuba yarezwe n'uwo bita Chiko Kitambwe ne wamutanze Kitambwe yamutanze ngo yavuze ati rwose ngo Kanyabayonga ko yarafashwe uruhari no bita Gasikira no bita Eva ngo kuba barakiyemwe ibice abasirikare bari hariya akavuga ngo bamwe ntago turi kumwe mujye mugenda ukwanyu nabandi mugenda ukwanyu nabo rwose uwo bita Gasikira ushobora kumva muri Butembo nawe bamujyanye imbere ya tribunal bakaba bavuze bati icara ahangaha dusobanurire ubundi ko twakubwiye ngo ujye kurwana wakubwiye ngo ujye gucamo ibice abasirikare nini wakubwiye ngo bamwe bajye bataka kwabo ngo ntabwo mushaka kurana na wazarendo nini rero muvandimwe nawe ushobora kumva ejo cyangwa ejo bundi ubita Chiko rwose ngo avuze ati nubwo muvuga ngo Kabundi nubwo muvuga ngo twatakaje Kanyabayonga ariko nyirabayazana n'uyu mugabo bita Gasikira ngo niwe nyirabayazana ubwo sinzi ngo haraza gukurikirwaho iki ariko iperereza nuko ryatangiye kuri uyu mugabo bita Gasikira kugira barebe koko niba ifatwa rya Kanyabayonga ashobora kuba yarabigizemo uruhare amakuru rero rwose urumva ko ibintu birimo biragenda bihindagurika sina makosa utu update turimo turagenda twicangamo tuza n'ubu ngubu ngo zahariya muri biriya bice muri teritwari ya Rubero ngo ibintu ntabwo bimeze neza rwose birashoboka kuba habyutse hari imirwano hariya ahantu ni kure utaramatwere tugana namwe ati hari ahantu ni kure kugira ngo uzamenye amakuru biba bigoye ariko twe abatugeraho gatanu kuri kagenzi kako nk'ubu ndimo ndakira amakuru ngo ko muri iki gitondo rwose ngo n'ubundi imirwano iraramutse ivumbi ryatumutse ntiwareba ivumbi ryatumutse mwabirabije ntago byoroshye ni ikibazo urumva ko fayita hari imirwano ntabwo yabura kuko tuzi yuko uwo bita Chiko Kitambwe yavuze yuko azakoresha ibishoboka byose M23 ntinjire muri uyu mujyi wa Butembo urumva yavuze ko azemera akasiga n'umutwe ariko ibutembo ntigire ute ntifatwe avuga yuko ngije Butembo niramuke nafashwe bazamukorera ibyo bashaka byose na magambo nk'ubu ngubu wenda kugira ngo tumbere uko tubigarukaho reka tuanze duce hano muri Kenya nari nkibabwira ibintu bijyanye n'imyigaragambyo babwira ko ngo hari itsinda ry'insoresore ryise ngo ni generation Z urumva iyi Z rero mu by'ukuri generation Z ni itsinda rigari ngo ndetse ngo no mu gihugu cya Uganda bariyo urumva mu gihugu cya Tanzania ngo bageze kuko ngo hari we ugera kumbe uzi uko Kenya ikoze kuno kuri Uganda ugera rero ngo hari igice ngo kirimo abanyakenya hano muri Uganda ngo hari n'ama station y'ama essence bavuga ngo naya Ruto akorera hariya ngo yitwa ngo ni Starbeck ubu tuvugana rero mu by'ukuri bamaze ngo hari n'amakamyo bavuga ngo naya Ruto akora ingendo hanze y'ibihugu bijyanye n'ubucuruzi yambukiranya imipaka izi nsoresore zavuze ngo aya makamyo ngo naya Ruto aho bayabonera ngo bayatwike ntabwo byari bikwiriye nanone ikintu kiriho se n'amakosa iyi sosiyete ifite aya makamyo yabwiye abashoferi bose ko ngo guparika babashiraho amawayiza babwiye bati gutwara mugaparika ahantu mubonye ntibishoboka ati ntimwongere kubikora ati muzajye muparika aho mubona biri ngombwa aho bitari ngombwa mu byihorere mbese doke baberetsa ngo by'umwihariko bazajya baparika ahantu hari amasitasiyo rero bazajya baparika byane byo guparika mu nzira babibabujije nose nk'aba ngizi modoka nyine nk'amakampani atwara abantu uko ari ahantu bagiraga bagahagarara oya yo ntabwo atwara abantu atwara ibintu ni bya bimodoka bya rukurana bijya bitwara imizigo hanze ibintu nk'ibyo so rero bavuze bati hano bakaba bari kuvuga ngo iri tsinda ngo birashoboka ko ari n'umutwe wavutse abantu batazi witwa ngo ni generation Z kuko baravuga ngo ushobora kuba ngo wanarageze mu gihugu cya Tanzania naho ejo bundi mukaba mwakumva hatangiye kubera imyigaragambyo
gusa nibirimo biragenda bivugwa bitaramenyekana cyangwa se abantu benshi bataramenya ngo bihagaze bite. Urumva ko rero Kenya iracyugarijwe nimba none bigiye kugera aho bifata indi ntera bikambuka imipaka bikinjira no mu bihugu by'abaturanyi. Urumva ko Kenya ikomeje kugarizwa izi nsoresore, ariko nge nakomeza kugenda nzinenga rwose nimba hari bitagenda neza bakagombye kureba uburyo babicoca bakareba uburyo babiringaniza, ariko badakomeje kugenda bahombya abaturage muri rusange, kuko urabona ko imyigaragambyo hari benshi bagenda bayihomberamo kandi nta naho bahuriye nayo muri rusange. Ya ubwo rero sina makosa nuko situation ihagaze, ariko ngo no muri Masisi tukiri Masisi tuva Kenya sinzi mbare ikindi. Oya Kenya nibyo bijyanye n'imyigaragambyo. Hari abandi basirikare bagera kuri 61 bo mu bwoko bwa Wazalendo baturutse mwabira bice bya za Masisi, ubwo ndavuga za Ruki berekeza muri M23, ubwo ndavuga hariya za Ngungu. Ni nyuma yuko mwabira bice rwose M23 yagiye isa nibirukaho igenda isa nibaca intege, nuko ngo naho bari bagiye baba nk'udukundi mu duce dutandukanye bwarani za Ruki, ubwo ngo bagiye bavayo rwose umanukiyo za Gatoyi ukagira iyo hepfo rwose hariyo Wazalendo bagiye bashwiragira iyo ngiyo, nuko bari kugenda bavayo bajoininga M23. Ni nyuma eko M23 igiye rwose ibakorera navuga kugenda ibaca intege, ubwo nawe ari kugenda bikusanyaga bati rwose aho twahereye ntaho twageze, igihe twahereye ntacyo twagezeho, reka tugende tujoininga M23 n'abasirikare rwose bagera kuri 61 bo mu bwoko bwa Wazalendo bamaze kugera muri M23. Ubwo ikirakurikiraho nukuba baberekeza imyitozo. Fight ikindi namaze kumenya nuko ngo hari M23 imaze kugira ibigo bitatu bigera kuri bitatu rwose, nyuma yuko bafite abo gukora imyitozo bari benshi, bafite ibigo bitatu biri gukoreramo imyitozo. Buriya twe tuzi kari cyanzu gusa, ariko ngo hari n'ibindi bigo bigera muri bitatu, ngo hariho n'ikindi kiri hara mu bice bya za Masisi nacyo kiriyo kiri gutoza abasirikare. Urumva ko M23 noneho navuga ko iri gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo irebe yuko yabona abasirikare kujya bagenda bafata ibice basigara muri bice yamaze gufata, kuko ukumva nimba yamaze gushyira n'ahandi training muri Masisi, urumva ko ibintu noneho byafatangiye gufata isura. Nibyo ndavuga nti Abazalendo barimo baratinzwa n'ubusa, bari mu matiku iyo ngiyo, bari mu matiku rwose. Bari mu matiku, ariko M23 yarebye ubona ko mwabira bice bya za Masisi hari kuvayo Abazalendo benshi ndetse n'abasirikare n'abasore bashaka kujoininga M23. Rero yabashirireho ahantu rwose bashobora kuba bitoreza bidasabye yuko baza hano cyane. Ubu nibyo navuze, M23 iterambere ryayo ifite ukuntu iri kugenda iryubaka, rigenda rizamuka vuba ndetse ubona ko yo ifite gahunda ndende. Ariyo mpamvu nko muri 2030 sinamako ahangaha abantu benshi ntago baza bakimenya kiva amajyaruguru, kuko niba yamaze kwimura ahantu kabiri no gutrainingira n'ahandi, nuko ikene effective y'abasirikare benshi ndetse vuba kugira ngo bakomeze bagire bate bagira ibyo bageraho hano muri kiva amajyaruguru. Rero icyo bisobanuye ni iki? Sina makosa haraho bigiye kuzagera. M23 ifunge neza iyi ngiyi, ifunge hano hangaha muri za Kivu, iyigote neza, izenguruke neza, ishyiremo umutekano, abaturage batekane ku buryo ibitero bya FARDC aho byaturuka byose bizajya biza biburizwemo mu nkengero. Nkuko tukumva ngo FDLR ngo yagabye igitero ngo iturutse hehe, ngo ngiyo muri za Kongo ngo ikigaba iturutse wenda za Bugesho, wenda avuga mu Rwanda FDLR hane iramutse wende ije, uziko bakunda kuza baturutse nk'ira neva yabatiza bagaturuka muri mu Burundi haraza za Rusizi bakabakutira muri iryo shamba bikarangirira iyo, ariko abaturage barimo indani mu gihugu ugasanga nta kibazo, ntihagire ingaruka bibagiraho. Nuko nguko ndimo ndabibona nibamara kuzenguruka neza kuzengurutsa umutekano ikivu, ibitero bya FARDC bizaba binasa naho birimo biragenda bigaragaza ko ishobora kuzaba Kivu yigenga, bizaba birimo biragenda byikora, bizaba bigenda byikora. Uyu muntu wamaye amakuru rero nuko yanze rwose ko ntangaza ibice training babisizemo, ariko nubwo ari byiza nuko hari hamaze gushyirwaho training ebyiri zunganira cyanzu, ariko ya kabiri akaba ariho abacommanders cyangwa se
aba special force bazajya batorezwa. bakoze ikigo cy'aba special force bagomba kwitoreza Kirahari rwose. Kirahari. gusaza ni ugusahurwa gusaza ni ugusahurwa Kirahari rwose. rwose wakaba usimbukiro nawe ukaba umusipesho kugira ngo special force umanza gukora ifunzo risanzwe. Ugira se uragira ngo ngiye kuba special force. Umanza gukora ifunzo risanzwe wapasinga none muri babandi basoje amafunzo asanzwe bakabona kurubanuramo abo kujya gukora special force. Bo tuvanga rero ntabwo ari byiza ko mvuga ibirindiro aho hanga bari gutorezwa kuko bambyati rwose uramenye ati ukuntu wabivuga ugasanga bagize gutya barahahakinze bahakoreye nk'ibikorwa bitari byiza. Dusimbukira ngaha muri Minova ndabona turi no gusoza amasaha yagiye muri Minova abarundi ndetse n'abazarendo nyuma yuko amuvandimwe atubye ngo bari kugira gutya bakajya ku mpogo z'abaturage bagakubitamo ngo ibintu by'imiheha bimeze nk'amatiyo za ruvuna bataka. nuko ikigezweho noneho ngo n'ibitoki by'abaturage bari kubyinagamo n'imyumbati bakagenda bagakura ngo ni nyuma yuko inzara hariya rwose mu bazarendo ndetse n'abarundi iri kuvuza ubuhuha icyo bita rwose ration militaire ntabwo iri kubageraho Ruzagayura. N'izuba rwose ibintu ntabwo bibuze kuborohera rwose bari kwinaga mu myumbati y'abaturage bakirwa bari guhekenya nk'imbeya rwose ngo hari abaturage bari kurira ayo kwarika bavuga ati sawa abasirikare mwatuzaniye ni basirikare bwoko ki. Abasirikare baragenda bakajya mu myumbati bagakura bakajya mu bitoki bagatiganda abaturage ngo bari kujya no mu bisima. Bura hariya hari ibintu by'ibisima bihaba urabona nka handi igihe twari tugiye mwa iriya aho nyamuvandimwe ari kutubwira ngo afite ibintu by'ibisima harya bibamwe amasamaki. Ntariya biraba sinzi no babyita ngo iki. babyita ibishanga niba turi bubyita ibishanga. Ntabwo ari ibishanga ibintu bafukura byo kororeramo amafi icyuzi hari rero babyita ibisima. Hari ababyita ibisima hari za Minova nuko ngo ari kwinaga no mu bisima by'abaturage bororeramo amafi ngo bakajya kuyaroba di. Ugasanga mu gitondo wajya kureba mu gisima cyawe ugasanga n'uduto twose bakukumye ugasanga amafi yose bakukumuje n'indagara bazivanyemo. Oya nta ndagara bagira indagara udufite ukiri dutarya sitwo tuba twitwa indagara. Oya n'indugu indagara zitwa indagara zimaze gukawushwa zarurumye. Iyo zitarakawushwa ziba zitwa indugu. N'indugu bari kuzikuramo doke muri make. Indugu ntabwo bazahorora borora amafi gusa. Borora amafi haramwa bya bisima byabo urukumva ko noneho rero ibikorwa batangiye gukora ntabwo ari byiza muri rusange. Maze niba umuturage arikorera umushinga wo kugira ngo yiyororere amafi nabo bakaza bakagira ute bakaza bakayarohora bakayorora bakayakuramo urukumva ko ibintu ntabwo ari byiza kuri leta ya Kinshasa nibarebe icyo barakora kugira ngo abasirikare babone ibyo kurya kugira ngo bareke kubangamira abaturage. Mwakoze cyane rero turaza gusubira mu makuru y'umugoroba mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official yari fighter nasina makosa asansa ciao.